Juno Kizigenza wiyise Rutwitsi ariko iri zina ryari koroje Rutwitsi muzi kumufunga byo ntago birimo ahubwo no guhagarika ibihangano ibihangano nanone baba muhombeje nese bakubwira ngo warahinze wenda urugero uhinga ahantu hegitari ngicumi ati zino mirima nyamara bigeze tugiye kuzikwaka ongera ukizindi uzi nko guca imetero byaba bikorohe ndetse yabamariza gura ni ngumurima indirimo ni imirima yarahinze ura muhungu yarahinze nazo twaje kubikuramo gute niba zifungira aho bavuga ati wenda ndiba nazifunge bavuga ati wenda indi ndirimo zasubiza muri studio uzayikore ariko ndugashire muri Rutwitsi bitewe n'ibyo twabonye bidahuye n'izina ryawe ariko ndabavuga ngo mfate inzu wubatse uyisenyera n'inzu yo yubatse yabamo ariko noneho ziracamugaburira uretse gato ibaze baramutse bavuze ngo ngaho zihanagure bajya barumva nanyine nawe urumva nyine Yes, nguhaye ikaze wowe wahisemo Muzehe Yakurinze Empire aho wabuherereye hose urubuga rw'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru ku buryo bwimbitse ndetse kandi busesenguye bunoge buri wese. Mwamubonye rero umutumirwa wacu ni yamamare n'uburi twamubugaruye comedian kuko buriya niwe utumara impaka. Yamamare nde? Yamamare comedian ubarizwa mu tsinda rya Yamamare comedy akabarizwa kwa Mitutu kwa Regisi kwa Tereza mu rugo mu karere ka Rubavu. Yamamare abandi bahanzi abakora imirimo yabo bagira ikivugo ariko harakantu nkunze kumva kuri cyane yago Yamamare iyo ni slogan yawe ni jingo introduction yes yakana akajingo kawe kageze kameze neza gusa rero mbere kukwakira Yamamare iri zina hari abantu barimbajijeho cyane bambaza ati ese koko mu byukuri Yamamare byakomotse kuki kuko uyu munsi ikiganiro cyacu gishingiye ku izina kuko izina bajya bavuga ngo bajya bacuvuga ngo urweta uhita utera ku ngingo ngumva ari kuzamo n'abandi bo ndi kumva mu mazina yabo biri kugoranara oya tubanza uduseguru tubwire dukuri murakoze cyane njyewe nitwa Yamamare comedy ushobora kwibaza ngo Yamamare wenda comedy ni iby'umurimo wongora comedy kubera ko no mu comedy ryiyongera kuri Yamamare kugira ngo rize rero Yakurinze Yamamare ryari izina nakundaga ariko mu kurikunda kose natangiye kujya gusenga ko ngiye nkunda gusenga wenda batabizi babimenye ngiye nkunda amasengesho nkunda gusenga ndi n'umuririmbyi by'umwihariko nkunda n'amasengesho tuzagutungura no mu rusengero kabisa n'ubundi Yesu ngazaza dutunguye yego Yamamare ryari izina rero ryaziye mu bijanye no gusenga narakundaga gusenga nagera imbere kwa kundi ubu kubwiriza ngo Yesu Yamamare cyangwa ndi Yamamare abandi ngo Yamamare mugana ngavuga Yesu Yamamare cyangwa ndi Yamamare abantu nga 500 noneho ryazina birangiye bitewe uko ibyo nahoragamo baba banyakiye mu rusengero akaba ari byo mvuga birangira abantu bose bagiye barambona mu nzira ngo ngo Yamamare abandi bose n'utwana dutoye ngo dore wa muhungu uvugaga Yamamare ngo Yamamare abantu batangira kunyita Yamamare babaye izina nabatijwe n'abantu b'Imana cyangwa se na Mwuka Wera bitewe nuko nagendaga mbivuga mu rusengero noneho rimaze kumfata abantu batangira kurimfatisha izina ryitwa Yamamare noneho mba Yamamare pe ushimfashe rero ubwo kubera ko nafite imbano yo gukina filime cyangwa se comedy ubwo ndakindi nakoze navuga atari kuko ninjiye mu bya sinema ngaba ngiye gukina comedy ubwo ndafata irindi zina yego nafite amazina menshi yego birumvikana ariko ndavuga atari ko kanze ngwereke ndafata ndi mazina yanje hari izina ryo bankunda ryo banziho ryo narinzwiho ndavuga ati Yamamare ni izina ryo mu Kinyarwanda Yesu Yamamare wenda na Yakurinze Yamamare yego Muzehe Yakurinze Empire Yamamare Mitutu wenda Yamamare Yamamare twese nuvango ni izina rishingiye kuri buri kintu cyose wakwamamaza icyo ushaka wakwamamaza Imana ukwamamaza ibyo ushaka ariko ngiye namamaza Imana kandi nanje izina ryanje bari mamagara basa n'abari kwamamaza Imana yaba umuyisilamu yavuga ngo Yamamare yaba umukatolike Yamamare yaba inuza umudive Yamamare so naho ryavuye nitwa Yamamare muri ubwo buryo Yamamare rero urakoze cyane kuduha umucyo ariko buriya tugiye ku kintu kijyanye no gutekereza izina
hano uduhaye ubusobanuro bw'izina ryawe kandi biri mu murongo cyane kabisa. muri iyi minsi bantu banjye hari ikibazo gikomeye cy'umuhanzi Juno Kizigenza wiyise Rutwitsi ariko iri zina ryari koroje Rutwitsi muzi kugera kuko uyu Rutwitsi iri zina ryamaze kwangwa neza kugira yanga abantu batavuga ko wenda bintu tubikuye hano gusa ariko reka tumanze nkunyuriremo utuganirize ni wowe umaze iminsi udufasha. Yego hano biravuga ngo Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye umuhanzi Juno Kizigenza gukura izina Rutwitsi mu tubyiniro akoresha mu bihangano bye kubera uburemere bw'igisobanuro bifite mu mateka y'u Rwanda. ariko uretse gato ibi Minisitiri Bizimana yabigarutseho kuri uwa gatatu ku itariki ya 4 Gashantare 2026 ubwo yasubizaga ibitekerezo by'abantu batandukanye cyane cyane urubyiruko rugaragaza ko urutumva impamvu ijambo gutwika ryamaganiwe kure mu mvugo z'ibirori n'ibitaramo nyamara rifatwa nk'imvugo igezweho isobanura ibyishimo imbaraga n'akanyamuneza. Yamamare ibi bintu kubyumvaho nawe ibi bintu wenda nanjye nuko wenda ari amakuru ndagenda indaho ariko kuri social media birahari nanjye narabibonye ariko mbinyuraho ndi gutambuka ariko wenda ikintu navuga kuri ibi bintu so navuga yuko ngewe nga Yamamare wenda niba nitwa Yamamare hari umuntu nanjye ushobora kuza wenda akavuga ati ariko Yamamare ni Yamamare biki bitewe n'urwego ngezeho akafata Yamamare ni Yamamare biki yego ariko kwamamara ari kwamamaza iki ari kwamamara mu biki ugasanga abyibajijeho nawe akaba bitewe yuko andusha niwe n'imbaraga cyase performance cyase public abantu cyase bitewe n'urwego akorera akaba yanyiyenzaho. So nge numva rero Juno Kizigenza cyase kuvuga ngo Rutwitsi muzi ni izina ry'akabyiniro. Hari abantu benshi hanze bafite amazina menshi atandukanye ariko iyo utangiye nyine guhita wenda uzana mu rubyiruko ukatwereka wenda ibintu wenda tutazi sinzi wenda ngiye ukuntu mba ndi kubyumva mba numva ngiye Rutwitsi nda kibazo ari izina riraho ujya gutwika nyine uretse ko urubyiruko twamaze kwinjiramo mu gutwika twese umuntu wari wese aravuga ngo ngo harahahi ngo kwa runaka habaye ikirori hahi Kiramani yakoze video iri gutwika Yamamare yakoze video iri gutwika nge numva Rutwitsi byari ibisanzwe none se bashaka kubaza wenda tukiraho yakurinze yego Dr Nzabi yise ngo Dr Nzabi baramuhaje ngo none kubera kwise Dr Nzabi arangirira avuga ngo nyine ngo ngewe abantu ngo baravugaga ngo nugukora umuti ngo muri iyi minsi kora umuti ndavuga ariko ninde wa muti uzaje uwuvuza ati nanjye niyita dogiteri wo gufata wa muti wo bavuga ati yakoze umuti ati ngawuvuza ubwo wareba ugasanga buri wese wenda ababyeyi ba kera cyangwa se bano ba mbere bari mu myaka 70-60 ntabwo bahita bamenya ikintu cyo gutwika kubera ko twewe ni ibintu by'urubyiruko twamaze kwishiramo kuko urabona niba Dr Nzabi yarebye ati hari ijambo ryari kwirakwira mu bantu ati kora umuti zabahita yiyita dogiteri wo gukora wa muti Juno Kizigenza cyo gusanga kugira ngo afate riri yazina ryo bati wenda ndi Rutwitsi byumvaga abantu bari bati ngiye gutwika ngiye mukire gutwika nawe akita inde yitwa Rutwitsi muzi ariko uyu Minisitiri Bizimana yasobanuye ko hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda 1960 na 59 na 60 hari ibyabaye mu Rwanda byo gutwika amazu biki ntabwo nakurikiye nakomeze gusoma cyane ko si ngombwa ariko ngo ibyo habayeho ibibazo bikomeye wenda uri kumuvugira nk'urubyiruko ariko mu by'ukuri bashingira ku byabaye ku gihugu so gushingiraho rero yakurinze twabishingiraho pe natwe nubwo tutari duhari ngurubyiruko rw'iki gihe hari amateka twize mu mashuri ariko by'umwihariko ngewe yakurinze wenda nzubiye inyuma ho gato yakuri Juno Kizigenza ntabwo ngiye navuga ngo rirazina rirandaho yahurira n'ibyo ngibyo rero ukuntu ngewe ndi kubyumva ngurubyiruko rw'iki gihe nuvuga ngo Rutwitsi twe n'ijambo abantu ngurubyiruko twamaze kwishiramo rirazina rya Juno Kizigenza sinzi ukuntu ryahita riza rigafata ibyo bintu ngiye ntabwo nari nabyiyumvisha ukuntu ryahita rihura n'ibyo kandi hari izina risanzwe izina rusange ry'urubyiruko rushaka kwiteza imbere. Reka none tuganire tureke kuvuga ko ibintu byabaye mu gihugu nkuko nari maze kubivuga wenda kana byumvikanishe neza 1994 sibyo habaye jenoside yakorewe Abatutsi na mbere yaho muri 1959 na 60 aho ngaho byagiye biraba bikomeye cyane
ibyo nubwo reka tumere ngaho nubwo tutabivugaho cyane ubu tuvugana Yamamare bakubwiye ngo Yamamare urabizi aha mu centre Kicukiro harahiye nyine wenda umubyeyi mukuru ngawe kukubwira ngo harahiye byagutungura kandi byanakugora kubyakira n'uburyo hahiye ariko nkanjye kubwira Yamamare ati hano Kicukiro cyangwa se hano Gasyata hano Nyamirambo cyangwa hano mu Miduha harahiye wenda nanjye pe ako kantu nakabaga wenda nahita mvuga ati nibiki bihiye hahiye mu buhe buryo so ariko nyine bitewe yuko nabaza ati hahiye mu buhe buryo bashobora kumbwira ati habereye igitaramo cya Bruce Melody yahatwitse hahiye aho nanjye nahita nirukanga n'imbaraga nyinshi nkavuga ati hahiye kaje kuri uburyo Melody yagize ute yahatwitse ariko kubera ko wowe uri umubyeyi wenda mu bakera uja kubaza ngo ahatwitse gute ariko twenga urubyiruko tuzi ko ahatwitse ari kuririmba ari guperforminga ari kubahereza mbese ni kuvuga ngo ahantu hahiye ahantu hari ibyishimo ibyo n'undi wese yabyumvisha no mu gusobanura kuko ku mbuga nkoranyambaga pe yego kuri Max hose baranditse bandikira minisitiri bamubwira ati kuki ese kato twumve ibitekerezo by'abantu benshi bati kuki iri zina ko ryamuzamuye rikamwubakira ritwaye iki reko ntacyo ryari ritwaye twebwe ntitwa tunabizerwa ngo urubyiruko ariko mu nama baterana babyizeho basanga mu ntagaciro z'umuco nyarwanda umuntu agomba kujya areba izina akabanza akaritekereza akarivuga ati si iri zina rifite ikihe gisobanuro gifatika noneho rero niba amaze kumva ko ibisobanuro bidahwitse tuvuge se none ko baramureka so wenda banamureka kuko ashobora no kubabwira ko atarabizi yego igihe ibyo wenda byabaye bagatwika ibyo bya kera wenda byo twari tugarutseho ntago ngatwe twari duhari uretse wenda kubyumva mu mateka no mu bitabo na Juno Kizigenza akubwira ko atarabizi akavuga ko izina ryari ry'agatwiko nguko n'ubundi tuvuga gutwika kuko n'urubyiruko twamaze kubyishiramo yuko dutwika nyine dutwika ibindi rero wenda ibyo bashaka no kumuganiza wenda akavuga ati dukurikije wenda ibyabaye iri zina ryawe ntago riri guhura n'ikinyejana turimo cyangwa ntago dushaka ko rigomeza kubaho ngo rutwitse turihindure hako ndo bamufunga nase bamufunga yababwira ko atarabizi kumufunga byo ntago birimo ahubwo ni uguhagarika ibihangano ibihangano nanone baba bamuhombeje nese bakubwira ngo warahinze wenda urugero uhinga ahantu hegitari nk'icumi ati zino mirima nyamara aho bigeze tugiye kuzikwaka ongera ikizindi uzi nko guca imetero byaba bikoroheye ndetse Yamamare gura ni nk'umurima indirimo ni imirima yarahinze uriya muhungu yarahinze nase ubwo kubikuramo gute nibazifungira aho bavuga ati wenda ndiba nazifunge bavuga ati wenda indi ndirimo uzasubiza muri studio uzayikore ariko ndugashiremo rutwitse bitewe n'ibyo twabonye bidahuye n'izina ryawe ariko ndabavuga ngo mfate inzu wubatse uyisenyera n'inzu yo yubatse yabamo ariko noneho uretse gato ibaze baramutse bavuze ngo ngaho zihanagure barumva nanyine nawe urumva nyine kubera ari ubuyobozi kandi amateka karusha inuza amabuye kuremera yabikora ariko urumva baba bamubabaje naho ariweho baba bakubabaje Yamare tuzamukira aha rero yego ariho tugiye kuba ku ngingo yacu none ni gute tugomba kubikora aho kugira ngo bizagire tubyarire izindi ngaruka nyuma twakagombye gukora iki mbere yo gutekereza ku zina kuko baye bisobanuro by'izina ryawe wenda ntabwo nguciye mu ijambo turukuganira nanjye nitwa Yamamare nk'uko watangira ukurimbaza ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa se urubyiruko twabwira urubyiruko ngo nibura kuva rwatangiye kubona imbogamizi ziri kuza mu mazina ni rugenze gake mbere yo kwiyita izina babanze barirebeho abanza rero ngo niba ngiye kwiyita wenda Yamamare bigutiya comedy oya ngo byabigutiya comedy ngo banyina ngurube comedy nabo nagiye hose nabo ngo babaho kandi babihindure gose ukubasenya ngo nuko araba comedy bagenzi bawe na abantu nzinda nabazi cyane ariko nibagabanye kwite ku kintu c'ubu ngubu niba tugeze mu kinyejana kivuga ngo ntago dukeneye ibintu bitwibutsa ibintu bibi natwe nitubifungira ariko Juno Kizigenza bamureka pe imirimo igakomeza wenda izina rigafungana n'indirimo zo yakoze bivuga ngo nawe zigakomeza zigacuruza rega n'isoko ariko bivuga ngo arihagarikiye gushira muri jingo ye mu ndirimbo rutwitse n'umundi yitwa Juno Kizigenza naje bashiramo Juno cyangwa se Juno Kizigenza niba Kizigenza cyo mbese witwa nahuha Kizigenza wenda hari ntago byo barivuzeho ariko afite ngo nirindi ngo huha
amazina ni izina ry'Imana nyine nibyo twarebaho urumva niba mureke ibikorwa bye bikomeze bicuruze ahubwo ahageze afungira mbese mu gitekerezo cyawe nuko urubyiruko abandi bose bakora amazina bagombye kubanza gutekereza nibatekereze nibaze dutekereze tuvuge ngo niba ngiye kwita runaka niba ari muzehe yakurinze ni ikinyarwanda urumva yakurinze nyine ni Imana yarinda umuntu n'iki birasasengutse wenda nambibwira abantu nanjye nakunda kubwira umuntu ngo yakurinze Imana yakurinze uya natwe uzakuzana kuri kamera nawe uzahivugaho nta kibazo ariko wowe binari no kumvikana nitasesengura byinshi kuko yamamare no byangoye cyane kubisesengura birumvikana Yesu ariko nabandi nibahinduke banahindure duhindura amazina twiyita amazina asobanutse kuko urukumva bitangiye guteza imbagarara ariko bwo ndikamubaze ibazo byayo mukobwa akavuga ngo ni ngo ni anje rutwitsi yaje rutwitsi Claudine oya karakando ko wenda asifuwe rutwitsi ariko rero bitewe n'ikinyejana turimo yanagiyita nuko wenda karakaro rutwitsi katangiye wenda kwangwa ariko rutwitsi bitewe n'ikinyejana turimo ngatwe b'urubyiruko kuba nta kwakura ngo anje rutwitsi ngabire rutwitsi birashoboka nawe umuntu watwitse we birashoboka umuntu yanabikora birashoboka birumvikana cyane yamamare rero rwanagiseguraho tugagifataho umusozo icyo turiho ni izina ryubatse amateka mabi tutari ntabwo twe twabivuze turi ntabwo nubwo nawe uri kubisesengura uri kuvuga nk'urubyiruko urabizi neza ko mu bisobanuro wagiye wiga wagiye wumva ryanditse amateka mabi umuriro ni ikintu cyabaye kibi cyane kandi ni naho uhereye ukugira inama urubyiruko n'abandi bose bayita amazina bahindure yes rero nk'uko ubivuze ubyumva byumve muri kiganiro cyo tugamije nubwo nawe ubivugaho ko impuhwe nyine zo ko baba bamuhombeje ari humura nabo ni ababyeyi rega ni ababyeyi nabo bazi kureba barebe kure pe ibikorwa bikomeze bicuruze ariko arihindure yamamare rero reka tutere gutina muri iki kintu ariko intego kwari ukuvuga ngo haveho bya bindi byo kuvuga ngo izina ribi ridakujije dutekereze mbere yo kwita izina rifite ikihe gisobanuro cyane niho mpamvu twahere ku izina ryawe ryanje rya yamamare dusozereza ikiganiro ushira agakirigishwa gaho kugira ngo tugaruke muri mudu ndi kubona wahise urakarira oya ntago narakara jina kizigenda nubwo ndi n'umufana we pe ariko ntago narakara hinduye rutwitsi twakomeza nyine tukareba tuzanamenya kana ari tuzanamenya kari Juno ni Juno kizigije twararimenya niyo yahindura izina ibintu bikorwa bye byose turabizi erega nihita Juno kizigenza ni ijambo ryiza yego kizigenza nta kibazo ni ijambo ryiza ni ijambo ryumvikana isanzura ni ibintu bwisanzure byose turabyumva nta n'ikibazo gihari kabisa ngaho rega agakirigishwa kugira ngo noneho ari umukobwa nigeze guhura n'umukobwa tumaze guhura turaganira noneho ngiye kubabwira aka MTN arakanda kiducangagaho ngiye gutelefona ni telefone ubwo ni telefone araba ari MTN nanjye ndayisubiza MTN uravugana na Kararisa mwebwe muravugana nande uravugana na Yamamare yamamare tugufashe iki muri MTN umumvaje iyi karuvati yari yananiye nari ndi kumva maze kuremererwa mu muhogo arambye ngo toka wambwa we none si wamvaje karuvati none si ni ikibazo MTN itayikubwira gifashe iki nanjye karuvati nkiyimfashe none nayo yari irambashe ikindi ki kundagira mbate mbashe mu ndoki urakoze cyane yamamare rero ntabwo wagenda utadusekeje yego kabisa ni ibisanzwe ni ibintu byawe rero bwira abantu bari bagukurikiye ikiri ku mutima wawe abantu bari bangurikiye rero kiri ku mutima gwanje gurabakundaga cyane umutima gwanje gwashwanyukiye mu gwanyu umutima gwanje nimukomeza gukora subscribe gurabakundaga gwabimariyemo mbese wese ndi uwanyu aha kuri iyi channel tugiye kuja tubahereza ibiganiro ntago nzigera mbura uyu yakurinze tuba turi hamwe igihe cyose ndetse ibihe byose ni ibiganiro kabisa muje mutwandikira comment mutubwire icyo mushaka tuvugaho tukivugeho mu busesenguzi bwose mushaka murakoze cyane akanyuma se kuri Juno n'ibiki byose aha kuri Juno rero Juno nagende nta kibazo bamufashe rwose indirimbo ze zikomeze zicuruze wenda niba harimo rutwitsi bihangane natwe turabyiyibagiza ariko nawe nahindure nta kibazo akorere ku gandi mazina gatarimo rutwitsi n'abandi bakomediye cyangwa se n'abandi n'urundi rubyiruko rw'abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi duhindura amazina
dushaka amazina mazima twiyita amazina asobanutse y'ikinyarwanda ku buryo bitajana biraja mu butegetsi n'iki byose ngo turukwisesengura ku mazina gacu. Urakoze cyane Yamamare, namwe murakoze kuba mwaduhaye umwanya wanyu ku mafaranga yanyu mukagura amamega kabisa, mukicara mukadukurikira kuri iyi minota yose tumaze cyane. Kandi none ibitekerezo byanyu namwe mubivugeho, niba muri mu ruhande rwa Yamamare mubivuge, niba muri icyo mwavuga mwasabira Juno, n'icyo mwakwitanga igitekerezo ku bandi bantu bakora ibihangano byabo, mutanga igitekerezo muri comment, kuko twashimiye abatanze ama comment kuri iki kiganiro, baba muri Korea, abanyamerika umva. Korea, I love you too much and Korea. Yes. Love you too much kabisa, love you too much Korea. Okay, urakoze cyane Yamamare rero nabo bose n'abanyamerika. America, you love you America. N'abarundi barabikoze. You love you Burundi, you love you from Burundi. Love you Uganda. Ariko Yamamare rero. Love you Tanzania, love you Wanyarwanda, love you hose. I love you too much. Okay, nanjye ni Muzehe Akurinze, kandi noneho ibiganiro biri gukorerwa kuri Muzehe Akurinze Empire. Kanda subscribe rero, kandi wibuke no gukanda subscribe kuri Yamamare Comedy. N'ahandi hose hamusanga. Hose tayari ndahari. Murakoze cyane. Bye bye. Ciao.